Nshuti zacu kandi nshuti barinda ubuzima bwawe, ikaze mu biganiro byacu nanone by'uyu munsi. Tubahaye ikaze kandi namwe murakoze kuba mudukurikirana. Tuzajya tubagezaho ibiganiro binyuranye kandi byiza, inshuro nyinshi bishingiye ku buzima bwacu. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikindi kiganiro cyerekeranye n'ububi bw'isukari mvaruganda. Turifashisha urubuga rwa interineti aho rwatubwiye ngo impamvu 141 zituma isukari yica ubuzima bwacu. Ni ibibazo 141 biterwa n'isukari mu mubiri. Mbese reka tuvuge ngo ni ingorane 141 zizaterwa no kunywa isukari mvaruganda. Ushaka kujya kuri internet, kuri website y'urwo rubuga ngo nawe wisomere, dore ko umuntu udasoma akwiye gutinda kuvuga, yagenda kuri internet akandikaho reka nse nk'ubivuga mu kinyarwanda wenda kugira ngo buri muntu wese abyumve. Yakandikamo https turongo tubiri duhengamye, akandikamo wa na pa, agashyiraho akadomo, agashyiraho ma na e, akongera agashyiraho akarongo kaberamye, agashyiraho pani nkuru, agashyiraho wa, akongeraho m, agashyiraho 5, agashyiraho q cyangwa k, agashyiraho agakwego, agashyiraho 3, agashyiraho da nkuru. Urwo ni urubuga rero, kandi hasi y'iyi video muraza kubona linki yarwo, namwe mushobora kujyaho mukisomeraho byinshi. Isukari mvaruganda niyo turi kuvuga kuko itandukanye n'izindi sukari nziza. Ubwoko bw'amasukari bwo buranyuranye, ariko isukari mvaruganda byagaragaye ko ari mbi cyane. Rero isukari nziza ni izikomoka mu bimera mu buryo buri direct. Urugero nk'amasukari akomoka mu biryo tuba twariye, mu bijumba, amasukari yo mu buki, amasukari yo mu bisheke, ariko atarariya dusanzwe tuzi, kuko hari n'isukari yo mu bisheke. Wenda nko mu Rwanda, kuba ari mu Rwanda batuye bazi isukari igura mu 1000, iyo ngiyo niyo turi kuvuga. Ariko hari indi sukari originali number 1 karite ya mbere igura 3500. Ubwo ndi kuvuga ko mu Rwanda iyo niyo karite ya mbere yo mu gisheke, iyo ngiyo ni nziza cyane. Ayo masukari rero ateye atyo, ayo mu mbuto se n'ahandi, ashobora kugira neza ubuzima, mu gihe iriya isanzwe yitwa white sugar, isukari ijya ku umweru, iriya yangiza ubuzima cyane. Reka duce muri ibi ngibi, muri ubu bushakashatsi bwakozwe n'uru rubuga, impamvu 141 zituma isukari yangiza ubuzima bwacu. Ariko ntituzisoma zose, ahubwo turajya dusoma bikeya bikeya. Isukari igabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Ubwuyinywa bivuze ngo ubudahangarwa bwo kurwanya indwara buba ari bukeya cyane ugereranyije n'abatayinywa bakunda kurwaragura. Cya kabiri, isukari ituma imyunyungugu idakorana mu mubiri. Imyunyungugu tuba twariye mu biryo, za calcium, phosphore, potassium n'ibindi, bituma idakorana ngo gahunda zitunganye neza umubiri ubashe kugirirwa umumaro nuko twayiriye. Isukari kandi
cyane cyane ngo isukari yo mu masoda muri amafanta n'ibindi iyo inywewe n'abana ngo ibangiza kurushaho. Ubwo hari igihe n'umuntu avuga ati oyange isukari ntingerera aha, kandi ahorana udusoda mu rugo cyangwa utubiskwiti, utubombo n'ibindi, biriya habamo amasukari kandi menshi, niyo mpamvu biryoha cyane. Isukari kandi ishobora gutera kwiyongera kw'isukari mu mubiri, ubwo umuntu akarwara indwara zishingiye kuri iyo ngingo, cyane cyane za diyabete. Ngira ngo aho abantu barabimenyereye. Isukari kandi baravuze kuri urwo rubuga ngo ishobora gutera umunaniro no kwinanirwa k'umubiri, umubiri ukumva ucitse intege, ukumva nta gahunda ufite. Isukari kandi ngo iyo umuntu ayinywa bituma umubiri utarwanya za bacterial infection, ni infection zishingiye kuri bagiteri rwose, ngo umubiri ubaye inganzwa kuri zo. Niyo mpamvu ngo abayinywa bahora barwaye utuntu tunyuranye, utugiripe, uturwara duto duto, infection. Rero ngo inshuro nyinshi abanywi b'isukari barayihorana. Urwo rubuga rwaratubwiye ko kandi ku munywi w'isukari ngo umunyu wa chromium utamuhama mu mubiri, dongo umushiramo vuba kurusha abandi. Isukari kandi batubwiye ko ku ngingo yabo ya 14 uru rubuga rwakozeho ubushakashatsi bagaragaje ko isukari mvaruganda ishobora gutera ovarian cancer, cyangwa se ni kanseri yo mu miyoboro yo mu miyoborananga, niba ariko navuga. Ku bazi apareye urwungano rushinzwe kubyara, ubwo baziho ovaries ziri, cyangwa se barahasobanukiwe. Irwara kanseri rero, iyo ovary ishobora kurwara kanseri. Ubwo kwa muganga babwiye ko muri ovaries zabo hashobora kuba harimo utubazo, ni ukwirinda isukari mvaruganda. Isukari ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo ngo itera kubura kwa copper mu mubiri, copper deficiency, kugabanuka cyane. Kandi iyo myunyu yose nayo ibifitiye umumaro umubiri. Ikindi kandi ngo isukari ikoma mu nkokora, gukoreshwa no kunyunyuzwa kwa calcium na magnesium bivanwa mu byo kurya, ibikoma mu nkokora. Niyo mpamvu abantu bakunda kunywa isukari bakunda kurwara umugongo bitewe n'uko calcium, bibutse yuko calcium mu mubiri wacu iba ari ibiro 3.5, kandi 90 kuzamura 90 n'ibice kuzamura ku ijana calcium yo mu mubiri wacu iba mu magufa. Bivuze ngo iyo umuntu arwaye amagufa, inshuro nyinshi na calcium ziba zagabanutse. Ntabwo ari buri gihe ariko ni inshuro nyinshi. Rero isukari ikoma mu nkokora, ikoreshwa rya calcium ndetse na magnesium. Niyo mpamvu abanywi b'isukari basaza cyangwa bakura babaho inshuro nyinshi bababara amagufa cyangwa umugongo. Isukari ku kagingo ka 18 kuri urubuga batubwiye ko isukari itera ibibazo amaso akarwaragura. Ikindi kandi avuze yuko
isukari itera icyo bita acidity in digestive tract. Itera za acide nyinshi mu myanya ishinzwe kunoza ibyo kurya. Isukari ku bantu bose ntabwo ari nziza, isukari mvaruganda, kuko ngo ishobora gutera no gusaza imburagihe, premature aging, ni ugusaza imburagihe. Isukari kandi ku kagingo ka 25 baranditse ngo sugar can lead to alcoholism. Isukari ishobora gutera ubusinzi. Wakibaza the reason why, kubera iki? Isukari imara mu mubiri vitamine zishinzwe gufata imyanzuro, bigatuma kunywa inzoga byoroha. Kuba wafata umwanzuro ngo ndayiretse bikakugora. Isukari kandi nk'uko bisanzwe yica amenyo, tooth decay. Itera umubyibuho w'ikirenga, kuko isukari ibaye myinshi mu mubiri direct ihita ihinduka amavuta. Kunywa isukari nyinshi si byiza rero. Isukari kandi ishobora gutera ibibazo byo mu ngingo zihina, ukumva hari kukubabaza. Ishobora gutera ibisebe byo muri za duodenum. Isukari ishobora gutera learning disorder in school, kugira ibibazo mu byerekeranye no kwiga n'imitsindire, bitewe n'uko isukari itesha umubiri gahunda. Isukari itera utubuye two muri gallbladder. Isukari ishobora gutera indwara z'umutima. Isukari itera hemorrhoid, cyangwa cyo twita hemorrhoid. Sinzi niba abantu bose bari kumva iyo ndwara iyo ariyo, ariko ni indwara yo kwituma, wakituma inshuro nyinshi ukituma amara agasohoka, bitewe nuko nta fibre igira kandi kangiza n'izisanze mu mara, bituma ibiryo biburaho mu mara. Nta gisa nk'amapine kibonekamo gitwara ibiryo, hanyuma amara agasa n'aheze mu ibiryo bigasa n'ibiheze mu myobo y'amara, bikabura ikibijyana, igituma bitambuka, hanyuma wajya kwituma bikanga gusohoka, bikazana n'amara. Ni ikibazo. Isukari ituma imitsi iba mitoya. Isukari kandi ituma amagufa atobagurika. Ikindi bavuze kuri uru rubuga, baratubwiye ngo isukari ituma vitamine E ibura mu maraso. Isukari kandi ishobora ngo kuzamura cholesterol ikajya hejuru cyane. Ni mu gihe ku kagingo ka 46 mu tugingo 141 batubwiye ngo isukari, sugar can interfere with the absorption of protein. Isukari ituma proteine zitinjira mu mubiri neza. Isukari itera diyabete. Isukari kandi ishobora gutera ibindi bibazo byinshi nk'iby'imitsi, ndetse ishobora ngo no kwangiza the structure of DNA. Imiterere karemano yacu ishobora
gukomwa mu nkokora n'isukari. Ku bazi ibya DNA ubwo bari kumva ukuntu bikomeye cyane. Isukari kandi ishobora gucenginga the structure of protein. Ku bazi ibya protein namwe murumva ko bikomeye cyane. Isukari ngo ishobora gutuma abantu barwara ishaza ryo mu jisho, ya ndwara bita cataract, n'izindi ndwara nyinshi zinyuranye. Isukari kandi ishobora gutera kudakora neza kwa enzymes, imisemburo mvuzo yo mu mubiri ntikore neza. Isukari ngo ishobora gutuma umwijima ukura birenze urugero, ndetse ibyo bishobora no kuzatera kanseri mu gihe byaba bikomeje. Ngo itera urugimbu rwinshi mu mwijima kandi igatuma impyiko zikora nabi. Isukari ishobora kwica pancreas rwose ikangirika burundu, ariyo mpamvu umuntu ashobora kurwara diyabete. Isukari kandi itera umuntu kuba imbata. Uwayinyweye inshuro nyinshi yumva atanywa ibyo itarimo. Icyanyweye cyose ahita avuga ngo ntikiryoshye. Ariko urugero rwo kuryoha ninde wakubwiye ko ruba mu isukari? Ngaye nk'uko rero isukari kandi ishobora gutera akanyama ka pancreas ikagatera kanseri. Isukari ngo ishobora gutuma abana batsindwa mu mashuri, children's grades in school, imitsindire yabo ikagabanuka. Ni ikibazo gikomeye rero bavandimwe, namwe nshuti, cyane cyane abafite abana. Isukari ishobora gutera indwara nyinshi nka za gute, igatera kudashishoza no kutiga neza. Isukari ishobora gutera indwara zo kwibagirwa burundu ibyo umuntu yarazi. Isukari ishobora gutera kudakorana kw'imisemburo ngengamubiri, hormone mu mubiri, ndetse no kudakora neza kwayo. Itera kandi ibibazo by'utubuye two mu mpyiko, ndetse isukari ishobora gutera izindi ngorane zinyuranye nk'iza kanseri zinyuranye. Isukari iyo uyirebye neza ku kagingo ka 90 aratubwira ngo isukari rwose ishobora kongera aside nyinshi mu mubiri, kandi bagiteri nazo zikiyongera mu mubiri. Isukari kandi mvaruganda ishobora ngo kwica bidasubirwaho urwungano ngogozi rukava kuri gahunda rukarwara. Ubwo iyo bavuze urwungano ngogozi bavuze akanwa kugeza kumanuka mu muhogo ukatambika mu mara ugakomeza no mu myanya ishinzwe kwituma. Isukari ishobora ngo gutuma abantu baba addicted by alcohol, kuba abantu bakiyahuza ibiyobyabwenge. Isukari kandi itera ibibazo bijyanye no mu bwonko. Ubwonko ntibukurure, ntibubone oxygene ihagije, brain ntibone oxygene ihagije, ngo ishobora gutera kanseri zo mu bihaha. Isukari kandi ishobora gutera n'ibindi bibazo binyuranye, harimo
gupfa kw'amaseri cyangwa se ingirangingo fatizo zikagenda zipfa. Isukari ngo ishobora gutuma umuntu yongera kantite y'ibyo ari kurya, mu gihe irimo akishinga uburyohe agakomeza akarya, ariko ku rundi ruhande ica apeti, kuko iyo umuntu atumvisha irimo yumva adashaka kurya. Isukari ituma prostate ikora nabi ndetse ikaba yarwara na kanseri. Isukari yongera ibiro ku buryo bufatika, kandi ibyo bishobora kuba byatuma umubiri urwaragura. Isukari kandi itera bidasubirwaho kanseri y'amabere. Isukari batubwira yuko kuri uru rubuga ishobora kandi kunyunyuza amazi mu mubiri. Isukari ishobora gutera constipation cyangwa kwituma impatwe, kujya kuri toilette rimwe na rimwe cyangwa ntunajyeyo, kajyayo nka rimwe mu cyumweru. Ibyo bishobora kuba byatewe n'isukari. Isukari ishobora gutera kanseri yo mu gifu. Isukari kandi ishobora gutera indwara ya asima, ariyo bita amahwima. Isukari ishobora gutera kanseri zo mu rura, hagana hepfo hegera ikibuno, ahegera ahitumirwa, aho bita muri rectum. Isukari ishobora gutera bidasubirwaho kanseri yo mu mpyiko, kandi isukari ku bantu benshi bamaze kuyimenya ko ibyo bibazo byose ibitera. Niyo mpamvu ingorane nyinshi ziriho kuri ubu isukari bifitemo uruhare. Bibutsa yuko isukari byagaragaye ko ari ikiyobyabwenge cyemewe na leta z'isi cyangwa inganda. Impamvu ni uko cyinjiza amafaranga menshi cyane. Butike nyinshi uzasangamo isukari. Ntabwo ari uko leta iyobewe ko ari mbi rero, nta nubwo ari uko abasiyantifike bayobewe ko ari mbi, ahubwo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye, n'ahanjye nawe kurwanira ayacu. Naho ubundi byo kuba rubanda bamenya ko isukari ari mbi ntabwo ari byo bazaza kukubwira ngo yireke, ni wowe uzahitamo. Wakibaza ngo isukari imaze imyaka myinshi ku isoko, ari uko abantu batazi ko ari mbi? Barabizi. Wakibaza ngo itabi rimaze imyaka myinshi ku isoko, ari uko abantu batazi ko ari ribi? Barabizi. Ariko amafaranga nayo ni ikibazo. Isi ikeneye amafaranga kurusha uko ikeneye ubuzima. Rero hitamo wowe. Biriya ni ibiribwa, ni ibintu biba bisora amafaranga menshi cyane, ku buryo leta nyinshi zahomba ku bwabyo biramutse bikuweho. Isukari rero ntabwo twarondora ibibi byayo ngo tubirangize, ahubwo ibyiza muraza kureba hepfo, murabona linki, namwe mujyeho musome, muraza kuhabona impamvu 141 zishobora gutuma isukari yangiza ubuzima bwacu. Isukari ni mbi rero. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu byateye imbere bagenda indwara ziyongera, kimwe mu bizongera isukari irimo. Impamvu utuntu twose tw'ubu ngubu harunzemo amasukari. Uzajya mu majuice ni amasukari, ujye mu cyayi kuri resitora ni amasukari, ujye mu bikorwa mu mafarini ni amasukari. Isukari rero cyane cyane ihorewe ni mbi. Isukari ishobora gukoreshwa nk'umuti. Isukari mvaruganda ishobora gukoreshwa nk'umuti, ariko ntabwo ikoreshwa nk'ikiribwa.
cya buri munsi. Yakoreshwa nk'umuti gute rero? Ni nk'igihe umurwayi wa diyabete yagize isukari nkeya akarabirana, icyo gihe wamuvangira mu tuzi ukamuha cyangwa ukamushyira ku rurimi. Icyo gihe aba yagize hypoglycemie, isukari nkeya cyane ituma agira crise. Hanyuma ugahita witabaza muganga. Ariko ubundi isukari ntabwo ari ikiribwa cyagenewe umuntu. Wakibaza tusi abantu bazanywa iki? Mu cyayi, mu gikoma. Hari ibintu byinshi umuntu yakoresha nk'isukari nimero ya mbere y'igisheke, ariyo benshi bita brown sugar. Ni isukari hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda, kumva ikinyarwanda igura 3,500. Niyo karite ya mbere y'igisheke. Hanyuma wakoresha ubuki. Ati se ko bihenda? Ibi birahenda, n'ubuzima burahenda, kandi iyo umuntu arwaye yivuza menshi kurusha ayo yazigamye. Hanyuma biranashoboka ko wajya uteka karomare ukakanyweraho nta n'ikintu kirimo. Wateka umucyayi ukayunyweraho, si ngombwa amajyane. Ayo niyo majyane, ahubwo ni nayo cyayi. Majyane ubundi yitwa cyayi. Hanyuma wakora akacyayi katume ukakanyweraho, n'ibindi. Hari ibyatsi byinshi binywebwamo icyayi kidasabye amajyane, kidasabye isukari, dore ko amajyane n'isukari byangiza. Ngayo nguko rero, Imana ibarinde, kandi ntimuze kwibagirwa kuba mwakora ubushakashatsi ku bundi busobanuro, mukanze kuri link yo hepfo namwe mukisomera, kandi n'ahandi henshi muzayibona. Ngaho Imana ibaho umugisha, ibarinde, umunsi mwiza. Ni igituma mu bwonko bwawe hataza mu urwango, kuko abo wanga bose ntabwo bazashira. Kabiri, abo wanga bose ntibizababuza kunguka. Abo wanga bose ntibizababuza gukundwa. Abo wanga bose ntibizababuza guhirwa. Kandi ibyo byose ndi kuvuga byiza kuri bo, yo niyo ngwara yawe. Bangu iyo bungutse urarwara, bakundwa ukarwara, bunguka ukarwara. Byanze bikunze ni wowe uzangirika, ibyawe biteye imbere. Ishyari niba Imana yaramugeneye ikaba yashatse ko uyu munsi agira 20,000, nawe ushaka ko agira igiceri cya 50, byanze bikunze uzabona ahubwo uko wongera ishyari n'amahirwe yiyongera. Ubwo rero wapfa byanze bikunze. Niyo mpamvu turugarijwe, gerageza gukurikirana neza, ube nk'umuntu w'Imana, uzirikane neza ngo mu buzima turiho none nge nawe ni ubuzima busabwa gushaka ibyiza. Reka ngane ku musozo, byanze bikunze ngo nibura yanga ishyari, anga urwango, anga gukiranirwa, anga gusuzugura abandi. Ejo utazi umufunga kumira umwana ubusuzuguye none ejo azahirwa. Nahirwa kumwegera bizakugora, kumusaba bizakugora, kumuhendahenda bizakugora, kuko ururimi ruriganya rutinywa rwakomerekeje. Niko Bibiliya itubwira. Noneho kubwibyo yafati amahoro make yakuremo, yubabarira, yuhari abantu nubwo batagusabye imbabazi. We kwivuza ibitotsi ngo nuko batagusabye imbabazi. Yafati indimba, ntabwo ari wowe wenyine wabaye imfubyi, si wowe wenyine wahombye, si wowe wenyine wakennye, si wowe wenyine wapfushije abantu, si wowe wenyine wanyazwe. Yanze kunze ni ikigaragaza ni rusange mu bantu. Tubuza wijya mu rungabangabo, ntabwo ibisubizo byose by'ibikubaho n'ibibera mu isi uzabibonera ibisubizo. Hariho bimwe uzamenyera mu ijuru gusa byo ngino bwabyo. Noneho ubwoba nibushire, isi ntiwashobora kuyobora. Wumvishiye radio wahangayika, wasomeye inyamakuru n'ishyano, muri kino gihe bajya kuri YouTube bongera ntibazaya bava no kwitanda barari munsi yacyo. Byanze bikunze tuza mu bwenge, ntuhagarika umutima ba muri Yesu. Niyo mpamvu mu ngingo yitwa umunezero ndashaka kuvuga ngo Canons entre dans le repos de Jésus, page 675 y'igitabo cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza.
quand nous entrons dans le repos de Jésus, iyo twinjiye mu kiruhuko Yesu yatugeneye, le ciel commence ici-bas. Hano ku isi ijuru riba ritangiye. Iyo wemeye ukinjira aho Yesu yakubwiye ati wowe urushye nawe uremerewe nsanga, n'ababyeyi ubuze ngo nzakubera so na mukuru wawe. Yarangiza tugira ibyo kurya n'iki byose, n'inyoni nazo nzibeshaho. Tugira bagukunda, ukunzwe n'umwami w'isi yose. Kwinjira muri icyo kiruhuko kumva ariho ufite byose, cyongera ubwabyo gusa. Karabati nous invite venez apprendre de moi, akakurarika ati ngwino unyigireho, nous répondons et nous comment iyo tumubere ko yatubwiye ngo nimuze munyigireho, natwe tukamusubiza tuturaje pour nous commencer la vie éternelle. Umuntu wamaze kwinjira muri iki kiruhuko akumva agiye kujya aho Yesu amushakira gusa, agatekereza uko Yesu ashaka, agakora uko Yesu ashaka, akagambira uko Yesu ashaka, agakunda uko Yesu akunda, ijuru ritangiye hano ku isi.